uwo mugabo wari uje nka kidobya akanaducamo igikuba nyuma yo gukubita amaso isura ye kubwo kubona uburyo agiye kutwandagaza dushyira hanze nta wundi ni Tony Makabe. Namaze kubona ko ari Tony Makabe mwenyewe bituma ndushaho guhangayika cyane kubera ko ari indwanyi idasanzwe ku buryo kuburizamo misi y'imuzanye yo kutwandagaza byamaze kugaragara nk'ibitaza gushoboka na gatoya. Kuri Tony Makabe we yamaze kutwiyereka tubaza impamvu tudafungura amashusho atugaragaza abo turibo. Ibyo arangiza kubivuga yamaze kwegereza icyuma ku ijosi ry'uwo mwana w'umukobwa. Ibyo mama wanjye Nora abibonye asaba mushiki wanjye Angelo gukurikiza amategeko ya Tony Makabe kubera ko n'ubundi gupfa kw'inzirakarengane kubwo guhishira amabanga yacu nibwo twaterezwa icyizere n'abaturage, dore ko n'ubundi amabanga Tony Makabe ashaka gushyira hanze ari ayo kuduteza amahanga gusa kubera ko imbere y'abaturage ba Metrobet ntacyo twishinja na gitoya. Ako kanya Angelo yamwumvise vuba afungura amashusho tubona nayo mu nzu yo hasi aho twari dufungiye Rameki Mariduke, Cantona, Eirish Brefreni, Michel Mariduke, Fereyine cyo kimwe na Tony Makabe na Bakides. Tubona amashusho y'uburyo njyewe na Shariton twagiye gukura amakuru muri Barameki Mariduke aribwo baduhaye amakuru yo kugera ku bimenyetso Hezbollah Osheya yifashishije atsinda papa we Meritey Osheya. Nanone hagaragara amashusho atugaragaza tujya kubasaba gukorana natwe bagashyira hasi boss wabo Brahimey Osheya ngo tubohoze Tony Makabe. Ikirenze ibyo ayo mashusho yose akaba ataratugaragazaga amasura. Ayo mashusho arangiye mama wanjye Nora yabajije Tony Makabe niba nta kindi yibagiwe kimwongerera kwitwa intwari imbere y'abaturage. Amusubiza ko ibyo bihagije kubera ko abashije kugaragariza abaturage uburyo turi barushimusi ku buryo mu gushyira mu gaciro kwabo badakwiye kuzatora umuyobozi uturuka mu nyeshyamba zafashe igihugu zibanje kwica umukuru w'igihugu General Harisi na Minisitiri w'Ingabo Edmond, bakanashimuta abaperezida bo mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari kugeza babishe. Nuko yungamo avuga ko tugomba gukurikiranwa n'ubutabera bw'isi nyuma yo kwica abaperezida batatu, General Harisi, Rameki Mariduke na Eirish Brefreni hamwe n'umushoramari ukomeye Cantona na Minisitiri w'Ingabo Edmond hamwe n'abandi bantu bafitanye nabo ihuriro n'isano, bityo abaturage bahindura inzira bayoboke Castro kubera ko ari we muyobozi w'ukuri kandi utunganye. Tony Makabe yamaze kuvuga gutyo abaturage bahita basakuriza icyarimwe bamushimira uburyo twamamaje agaragaza ubutwari bwacu twari twarabahishe kubera ko abo twafashe bose tukabafunga n'abo twishe bari barabajujubije, bityo natekereze ko ashobora kubibagiza uburyo yabaye intashima yica murumuna we Alikimu Makabe n'abagize umuryango we bose yiyibagije aho yamukuye mu cyobo cy'ubukene akamutumbagiza hejuru ku gasongero k'umunara w'Amakabe televiziyo yahise yamamariraho. Bityo yakagombye kuba ageze kure ahanirwa icyaha yahamijwe n'ubutabera, nubwo abo yarahamijwe ko yishe kugaruka ariko ntibikuraho yagambiriye kubica akanabishyira mu bikorwa. Tony Makabe yabonye ibyo akoze yihururije ubusa kandi yari yiteze ko agiye kudutamaza abaturage bakatwanjama ku buryo dushyize hanze agamije ko haba akaduruvayo gaturutse ku myigaragambyo y'abaturage. Nuko mu kubona ko agosoreye mu rucaca atangira kugenda gisoba nyuma agifatiye icyuma kuri uwo mwana w'umukobwa. Ako kanya mu mutwe wanjye hazamo ishusho y'uburyo agiye kugenda asanga imodoka idutegereje agahita akata ijosi ry'uwo mwana w'umukobwa ahita yinjira mu modoka agacika. Nuko mpita amanuka kuri podium nerekeza mu ruhande ruhabanye n'urwo Tony Makabe arimo, maze ninjira mu baturage ngenda mbanyuramo hagati ari nako nicirisiri abo twazanye mu ntebe z'icyubahiro na Beckham Makabe ambonye ntungurwa no kubona nyiciye isiri kandi abona ndimo kwataka papa we, maze muri uko kunyikirisiri mbona ahagurutse aho yari yicaye ahagurutsa n'umukunzi we Rexa basatira Tony Makabe bamugeze imbere. Beckham Makabe atangira gutakambira papa we Tony Makabe amwinginga ngo amubabarire ntamenera amaraso imbere y'umukunzi we adatuma amuhomba kubwo gutinya gushaka mu muryango w'abicanyi. Ako kanya Tony Makabe amubazanya ubukana bwinshi uburyo yahindutse akaba yirirwa agendana nabo yari yaramubwiye ko ari abanzi babo bakomeye, akaba yirirwa aboma inyuma n'uburyo babambuye iby'abamakabe byose. Beckham Makabe amusubiza ko ibyo yamubwiye byose n'urwango yamubibyemo yabigendeyeho igihe kinini cyane akanabyubahiriza cyane binyuze mu kumushyigikira mu bikorwa bibi yakoraga, ariko kuva Rexa yaza mu buzima bwe yabaye nk'izuba rimurasiriyeho rimukura mu mwijima w'icuraburindi. Arahumuka abona ko burya ntakeza k'ubugome n'urwango kubera ko bikubuza amahoro y'umutima ukabaho mu bwigunge, bityo ku bwa Rexa yaje gusanga ahari urukundo n'umubano ariho hahora amahoro y'umutima hamwe n'ubusabane bwirukana irungu riterwa n'ubwigunge. Ikindi kandi yabonye uburyo urukundo n'umubano hagati y'abantu ari byo bikurura umugisha wo kubaho wishimye no kuronkeramo umugisha wo kubona umuntu uza mu buzima bwawe
akagusenderezaho ibyishimo by'urukundo bidashira nk'uko ameranye na Alexa yungukiye mu guhura kw'imiryango yari yaraburanye. Bityo muri ako kanya ari kumureba yakwibuka uburyo yagerageje kwica se wabo Alikimu Makabe na bene se wabo Jezabeli Makabe na Beritoni Makabe, akumva ateyiwe ipfunwe no kuba yarabyawe n'umubyeyi w'umwicanyi nkawe. Bityo rero niba ashaka ko azakomeza kumwita umubyeyi we, arekura uwo mwana w'umukobwa w'inzirakarengane maze yemera amanika amaboko yishyikiriza ubutabera, azajya amusura kenshi muri gereza. Ikindi kandi yemera amanika amaboko abigirira kuzagira umugisha wo kuzabona abuzukuru be. Bekamu Makabe yamaze kubwira papa we Tony Makabe gutyo, we aho kumwumva no kumwumvira azabiranwa n'umujinya mwinshi. Amubwira ko akimara kuva aho ahita atangira umuhigo kuri Alexa wamuraruriye umuhungu we, akamuhindura wese kugeza ku rwego yumva amagambo amuvamo, akibaza niba ari wa Bekamu Makabe bahuzaga muri byose nk'imfura ye cyangwa se niba baramuhinduriye. Muri ako kanya Bekamu Makabe wari umaze kubona ko ngeze inyuma ya Tony Makabe yanyikiye isiri, maze atangira gutakambira papa we n'amaganya menshi amubwira ko niba hajemo ibyo kwica umukunzi we Alexa yemeye kumugarukira ariko ntazamukorere ku mukunzi. Ibyo Tony Makabe abyumvise amubwirana kumwenyurana kwinshi amubwira ko anejejwe no kuba ya nyamaswa yamushyizemo igarutse. Maze mu gihe Tony Makabe akirangajwe n'ibyishimo byo kuba umuhungu we amugarukiye muturukiye inyuma, mpita nsobeka ukuboko kwanjye mu kuboko gufatiye icyuma kuri uwo mwana w'umukobwa mpita ngusunika. Umukobwa ahita aca bugufi ava mu nzara z'igisamagwe Tony Makabe, gutyo ahita yakirwa na Bekamu Makabe na Alexa. Kuri Tony Makabe we atanguranwa no kuntera inkokora, ariko mpita nyitaza nizinguriza amuhagarara imbere, akinkubita amaso ahita ambwira ati wowe nanone ariko banza waraje uri gatumwa kuri njyewe. Mpita musubiza ko ntaje ndi gatumwa kuri we, ahubwo naje ndi gatumwa kurwanya ikibi cyose. Bityo niba yisanga ambona imbere ye nuko ari ikibi mu bantu. Ntararangiza kumusubiza yahise ansimbukira ambwira ko kuri nocyo agiye kumpisamo kugeza baje kuntabara, ariko byibuze akaza kwitwa umuntu rukumbi ubashije gushyira hasi ikivejuru. Ubwo Tony Makabe yamaze kunsimbukira mu kwepa ngana ku yindi podiyumu. Sherari Yes na Edi n'abataramiraga ngo natwe tubataramire nk'abari mu mikino njyarugamba. Ab'inkwakuzi bihutira gukuraho ibikoresho byakwangirika. Ubwo Tony Makabe kunsangayo yibwira ko ndimo kumuhunga, nahise nizinguriza mwakiriza imigeri y'amaguru yombi. Ku misaya yombi ahita yikubita hasi, abaturage bampa amashyi y'urufaya bamfana cyane mu izina ikivejuru nk'uko Tony Makabe yaramaze kunyita agamije kuntamaza, atazi ko ahubwo arimwo kunyamamaza. Ako kanya Tony Makabe yahise ahagurukana ubukana bwinshi maze umurwano utangira. Ubwo twembi dukomana imigeri n'ingumi ku buryo ntawe wagaye. Tony Makabe twarahanganye rubura gice, ariko n'ubundi burambe n'ubunararibonye nari maze gukura mu ntambara nkomeje kurwana byatumye muganza mushyira hasi ndamuzingazinga asigara atakamba cyane. Njyewe musaba gukubita ikiganza hasi yemeza imbere y'abaturage ko atsinzwe, nawe abikora nk'uko mbisabye. Ako kanya ahahita havayo Kapiteni Sharomu amwambika amapingu ku maboko n'amaguru, aramufata amwerekeza imbere ya murumuna we Alikimu Makabe. Wahise amubwira ati sinzi niba ubu buryo wahisemo kubaho aribwo buguhaye amahoro y'umutima, ku buryo ukomeza kuba intagondwa, guhinduka bikanga burundu kugera no ku rwego ubona amahirwe yo gucika ntuyabyaze umusaruro ngo uhungire kure, ahubwo ukumvira abakomeza kugushuka gusimbukira mu cyobo kirekire nawe ukemera gusimbukiramo nk'umwana w'igitambambuga utabasha gutekereza ngo abashe gutandukanya ikibi n'icyiza. Ariko ntabwo nakurenganya kubera ko umuntu wasaritswe n'ishyari nta kindi gitekerezo gishobora kuza mu mutwe we kitari icyerekeye gushaka no kubona uburyo ari imburu wafitiye ishyari atitaye ko nawe yakwirimburiramwo ubwe. Nkuko kubona aka kanya wigabyuza ahantu harinzwe nk'aho ugamije kuturimbura utitaye ku buzima bwawe, bwashoboraga gusanga urupfu kubwo kuba ku mutwe wawe hari huzuye ibipimo birenga 100 byaba mudahusha, ariko tukabategeka ko badakora ikosa ryo kurekura imbarutso ngo barimo kuburizamo ko ushyira amabanga yacu hanze, kubera ko n'ubundi ntacyo twishinja na gitoya, dore ko n'amashusho werekanye nta gihamya na gito kigaragaza ko ari twebwe twari dufite abo wowe n'abo mufatanije mu kudushinja gufunga, kubera ko udashobora kwerekana aho hantu muvuga ko bari bafungiye nka gihamya yuko bari mu maboko yacu. Ikindi nta n'amasura agaragaza abantu bacu mwagaragaje bavugana n'imfungwa, bityo ndahamya ntashidikanya ko ibyo byose wadushinjaga ari wowe nabo mwafatanije mwabihimbye mugakoresha amagambo mutekereza ko twakoresheje ngo tugire ku bimenyetso mwatsindishije Meritey Osheya imbere y'urukiko mpanabyaha rw'Ipeturiya. Ariko ibyo mwamenye nuko twebwe tutari kubona umwanya wo kubataho kubwo kuba twifitiye ba maneko bakomeye impande z'isi yose, bityo ntibakujyane ntawe ugukojejeho n'urwara rw'intoki
ubwo butabera mpuzamahanga buzaze gukora iperereza bugukoresha nk'umutangabuhamya udushinja, maze ibyo udushinja nibiduhama tuzahanwe hakurikijwe uko amategeko abiteganya. Gusa mbere y'uko ujyanwa reka ngo uteguze ko umunsi umwe uzakumbura uburyo nakwitagaho mbere y'uko wiyemeza kundimburana n'umuryango wanjye wose. Aho ugiye gushyirwa urisanga uri wenyine, bitume wibuka ko ari njye njyenyine wakugumye iruhande igihe muri wese yari yaragusize. Bityo ibuka muri Tasi Forest ubwo nagarukaga kugutabara mburizamo ko bagukuraho uruhu, mu gihe abandi bose bari bafashe rutemikirere bava muri iryo shyamba. Cya gihe ishyari ryawe ribi ryari riguteye kubabazwa n'uburyo murumuna wawe Edmond agutwaye umukunzi Britney, ukiyemeza kuguma mu ishyamba ryuzuyemo abanzi twari duhanganye, maze tukarisigaranamo twenyine, ngucikana nkongera nkakurokora urupfu ku munota wa nyuma. Ubwo imodoka yari igiye kuguca hejuru, twasigaranye muri icyo gihugu cy'amahanga cya Masofa twenyine, kubwo kuba wari wateshejwe umutwe no guhomba Britney. Muvandimwe, ibuka amagambo y'inkomezi nakubwiye nyuma yo kukurokora urwo rupfu kugeza nguhuje na mubyara wanjye Deborah. Wishimiye cyane uvuga ko akurutira Britney mu bwiza bunogeye amaso bukananezeza umutima, nk'umuntu uvuka ku mubyeyi w'umumetisi ari we Roseline. Bityo uzankumbura igihe uzasubiza amaso inyuma ukaza kumenyeraho ko nahoraga mpari ku bwawe no mu bihe bikomeye byashoboraga gutuma nanjye mbihomberamwo ubuzima, nko kwiroha mu nyeshyamba zakumanitse no kwiroha mu muhanda ntanguranwa n'imodoka yari igiye kuguca hejuru. Yego, nshobora kuba ntari intungane, ukaba ushobora kuba warabonye umuntu ugutunganiye kundusha, ariko urabizi neza cyane ko nta n'umwe wigeze agukunda nk'uko nagukundaga nk'umuvandimwe wanjye. Ndabizi neza umunsi umwe uzanyibuka nk'umuntu wagumaga inyuma y'umuryango outdoor wawe niyo wabaga wansezeyeho. Uzankumbura ku bw'uburyo nakwitagaho mu gihe wabaga uri mu bihe bitakoroheye. Uzankumbura ku bw'uburyo nakuganirizaga nk'umarirungu igihe wiyumvaga nk'uri wenyine. Nanone uzankumbura ku bw'urukundo rwa kivandimwe nakweretse mu buryo naterwaga ishema nawe no mu gihe wiyumvaga nk'umuntu uciriritse. Byashoboka ko umunsi umwe cyangwa se rimwe mu buzima bwawe uzakumbura uburyo natumye wiyumvamo ko ukunzwe. Byashoboka ko uwo munsi nzaba ntakiri uwo nahoze ndiwe, ariko kugufata nk'umuvandimwe wanjye rukumbi nigeze byo ntabwo bizigera bihinduka. Ariko ariyo mpamvu ntafite n'ubushobozi bwo guhangana nawe, kubera ko imbaraga z'amaraso y'isano dufitanye zitatuma nzamura n'ikiganza ngo ngukozeho n'imitwe y'intoki. Hariyo mpamvu ko uzajya ugerageza guteza ibibazo, uzajya ukubitwa n'umusore wanjye nirereye. Ngaho genda bagushyira ahantu hatuma witekerezaho gusa. Ku yindi nshuro niwongera gushaka guteza ibibazo, ntabwo nzitambika ngerageza kurokora ubuzima bwawe kuko mbigenje muri aka kanya. Ari kimwe Makabe yamaze kubwira mukuru we Tony Makabe, gutyo mpita mvayo nitambika imbere y'abamutwaye, mpita mushyira pistoli ku mutwe mubwira ko njyewe ntashobora kumugirira impuhwe nka murumuna we Ari kimwe Makabe. Bityo rero niba akunda ubuzima bwe ambwira uwamucikishije n'uwamutumye kuza korogoya no kuburizamo gahunda yacu. Nawe nk'umuntu namaze kubikamo ubwoba kubwo kuba mukubise ubugira gatatu, yahise ambwira adaciye ku ruhande ko ari Doris wamucikishije hamwe na Bakidesi abanje kuroga umusore twari twarashyizeho wo kubakurikirana abamenyera byose. Naho ariya mashusho yose yafashwe na Doris mu bihe bitandukanye, kubwo kuba yari yarayatezemo kamera nyuma yo guhenda ubwenge umusore wabarindaga, amubeshya ko ari mukuru we Adurise Makabe umwohereje kureba niba imfungwa zitekanye. Aribwo ku munsi wo kubacikisha yazaniye umusore ji irimo uburozi, yamara kuyinywa agahita apfa nawe akabacikisha nta nkomyi. Abanje kurangaza abasekirite babarizwa hafi ya sare we na Bakidesi bakinjira mu modoka, ahita bakuraho abahungana kwa Castro bari bamaze iminsi bagambana birengagije uburyo umugabo we General Harris yari yarafunze nabi Castro, ariko bya bindi umwanzi w'umwanzi wawe ab'inshuti yawe nabo birengagiza. Ibyo byose bafitanyeho ibibazo kuva kuri Bakidesi wari waramenye ko Castro yajyaga amuca inyuma ku mugore we Harriet, na Tony Makabe akirengagiza uburyo Bakidesi yari yaramwambuye abamakabe hoteli, televiziyo n'ibitaro, na Castro yirengagiza uburyo umugabo wa Doris yari yamufunze, maze bemeranya gufatanya nk'abantu bahuje abanzi ngo ibyo bibazo bafitanye ku ruhande bazabisubiremo nyuma. Aribwo bamwoherereje ngo aze arogoye gahunda zacu, abanje kutwangisha abaturage, none ahubwo yisanze arimwo kutwamamaza cyane. Tony Makabe yamaze kumbwira byose, manura imbunda nsaba abamutwaye gukomeza urugendo bamutwara. Ako kanya mpita negera papa wanjye Ari kimwe Makabe, mubaza icyo yishingikirije yemera gutuma umuvandimwe we adushyira hanze. Anyibutsa ko nta masura yacu agaragara ku mashusho kubera ko twari twifitemwo ubunyarwenge bwo kwinjirayo duhisha amasura. Naho ayo mashusho yafashe ubu tuvugana harimo guhindurwa,
haba guhindura imiterere y'imiryango, amabara y'igikuta, mbese akantu kose kagaragaye ku mashusho barimo kugahindura ku buryo iperereza rizakorwa rirasoza rivuga ko ari amashusho n'amafoto bihimbiye bagamije kuduharabika no kutwangisha abaturage. hari kimwe Makabe yamaze kunsobanura uko gahunda zose zimeze. Niruhutsa numvise ko nta kintu kizavuguruza ubutabera Hezbollah Osheye yaduhesheje, maze mvayo nsanga wa mukobwa Tony Makabe yarafatiyeho icyuma, nsanga arimo guhumurizwa na Naomi hamwe n'umukunzi we Owen. Mu kubabaza impamvu aribo bamwitayeho cyane, Naomi ahita ansubiza ko uwo mukobwa ari ka gakobwa yigeze kumbwira kamwise Mia. Ibyo kubyumva mpita nsobanukirwa ko buryo uwo mwana w'umukobwa ari Gizeniya, mushiki wa Owen. Mu kumubaza uburyo ageze ino kandi mperuka Mia ambwira ko bari batuye Irimota, bansubiza ko asanzwe yiga ino mu ntara ya Hebron kuri Wilfried School. Aribwo ubwo Gizeniya yari akihagera yashatse kuva mu rusaku ngo abaze musaza we Owen aho we na Mia bari ngo ahabasange, ahubirana na Tony Makabe wahise amufatiraho icyuma atera ubwoba abapolisi ko ikosa bakora ahitamo kata ijosi. Ubwo bamaze kunsobanurira byose mfata umwanya wo kwihanganisha no gukomeza Gizeniya, nawe nshimira uburyo mutabariye ubuzima, ariko musubiza ko umuntu ukwiye gushimirwa ari Beckham Makabe wagerageje kurangaza papa we Tony Makabe. Ibyo tutiriwe tubitindaho nasubiye mu mwanya wanjye. Umukandida wacu Nora Montana arahaguruka yegera mikoro atangira asuhuza abaturage, nabo bamwakiriza urwamo rwinshi cyane, ari nako bakubita imirindi ku buryo isi yagiye igatahwa n'umutingito. Nuko abaha akanya ko kumuvuga imyato, bamaze kuvuga yitsa umutima akomeza avuga ati ukuri nuko abenshi muri twebwe turambiwe guhora dukoresha imbaraga mu gusana ibyasenywe n'abanzi b'amahoro, turambiwe gusaba ibitarangira kubera kutumvwa no kudahabwa agaciro n'abari mu nshingano zo kutureberera, turambiwe kwikorezwa no turemererwa no guteganya ibintu bigaragara ko tutazageraho kubera kuyoborwa n'abayobozi birebera inyungu zabo ku giti cyabo batitaye kurinda ubusugire bw'igihugu n'agaciro k'abagituye. Turambiwe kunyura mu buzima bugoye kubera kugira abayobozi batubahiriza uburenganzira bwacu nk'abene gihugu. Turambiwe guhangana n'ibibazo bikomeye by'indani mu mutima mu ubu buzima bwa buri munsi kubera kwimwa ubwisanzure no gukumirwa gukora ibikorwa biduteza imbere nk'abaturage. Turambiwe intambara zicecetse ziri mu mitima yacu kubera ihohoterwa dukorerwa n'abari mu nshingano zo kutureberera no kuturengera. Buri munsi twumva ari ukwisubiramwo ko hahise hatiteguye guhinduka, mbese ibyo dukomeje gucamo bimeze nko kuzenguruka uruziga rutarangira kubera kwisanga ugaruka aho watangiriye buri kanya. Ni ukuri dutakaza imbaraga nyinshi mu gucamo kabiri urwo ruziga dushaka kurusohokamo, ariko imiyoborere mibi igakomeza kurudufungiranamo ngo ubuzima bwacu bwose buzahore buhanze amaso ubutegetsi buriho bugamije kuturinda kubona uko dutekereza ku miyoborere yabo mibi kubera guheranwa no gutekereza no guhangayikira uko ejo tuzabaho. Nta kundi twishyizeho isura yo gukomeza mu bikomeye, dusunika umunaniro mu ntege nkeya turwana no kuwirengagiza, tunagerageza kwiyubakamo ibihe by'ibyiringiro kandi tubizi neza ko nta bihari. Tunerekeza amaso imbere cyane ngo turebe icyerekezo tuganamo, ariko tubizi neza ko nta gihari. Ariko ukuri guhoraho nuko dukomeza kugenda tunanirwa bidusunikira kurambirwa. Noneho igabanuka ry'inshingano kubera kwamburwa na duke twari dufite, igihunga cyo gutinya guhangana n'abagufiteho ububasha no guharanira kwikura mu rwobo tuyoborewemo, turangamiye utuvungunyukira tuvungunyuka mu byo bamenye, byo bidusiga nta ntege tugifite, tugasigarana amaganya no kwiheba ko abana bacu nta hazaza bazagira kubera ko twabuze ububasha bwo kubategurira icyerekezo cy'ahazaza. Mu by'ukuri rimwe na rimwe biba bimeze nk'aho ntacyo bitwaye ku mbaraga dukoresha kubera ko twaje kwisanga twakiye uko tubayeho ngo tubikwiriye dutinya no guhomba n'aho turi. Hahora hari byinshi tugomba gukora ngo wenda uno munsi ushire, naho iby'ejo bibara b'ejo kubera byinshi tugomba kugeraho byatambitswemo umurongo ntarengwa. Twamaze kwakira ko tugomba kunyura kuri byinshi bigoye. Muri ibi bitunaniza biroroshye kumva ko turi mu bwigunge, ariko tukarenzaho twerekana ko tunyuzwe kandi tunejejwe n'aho turi nuko tubayeho ngo naho tutanahahomba, mbese tukumva ko naho turi ari kubw'impuhwe twirengagije uburenganzira dukwiriye butemera kuba turi kurenganwa muri ubwo buryo, ariko nta kundi tugerageza kwishyira mu mutuzo, twigira nk'umuntu umeze neza inyuma y'ibimugoye ariko mu mutima arimwo gushengurwa cyane. Bityo muri uko gusangira ibyadushegeshe tugomba kwibuka ko tutari twenyine, tukirengagiza uwo munaniro maze tukarwana no kugera hanze y'uruziga ku bw'ubufashanye bwacu butuma dutekana muri iyi si idukeneyeho ibintu byinshi cyane birimo kuzayisiga ari nziza kurusha uko twayisanze.
ariyo mpamvu twebwe nk'abarwanashyaka ba MDS twirengagije ibyo bihe bikomeye tunyuramo, twanga guheranwa n'ibyo bihe byadutsikamiraga, tugafata icyemezo cyo kurwanira ukuri n'ubusugire bw'igihugu cyacu. Rero ndi imbere yanyu ngo mbahamirize ko nimungirira icyizere mukantora nzabazanira impinduka zizanezeza imitima yanyu. Rwose njyewe ntabwo ngiye kuba nk'abandi baza babashukisha impinduka, bazakora bababwira ibyo bazakuraho n'ibyo bazashyiraho bakina n'amarangamutima yanyu, ariko bamara kugera ku buyobozi bakabahinduka babereka amabara yabo ya nyayo, ko icyo bashakaga ari ukwicara mu ntebe z'icyubahiro bagasigara babakama nk'umushumba ukamiza aragiye nta n'ubwatsi buhagije yazihaye. Rero njyewe nk'umuntu uzi aho twavuye nibyo twaje turwanya kugeza dutsinze, mbijeje ko nimungirira icyizere mukantora muzabona impinduka mu nzego zose zizanezeza imitima yanyu. Rero nta byinshi mvuga kubera ko ubwira bumva atavunika, bityo si ngombwa ko mvuga menshi kubera ko mu bushishozi no gushyira mu gaciro kwanyu muzi aho muzashyira ijwi ryanyu, kandi nta handi ni ku mutima cyane. Nora Montana akirangiza iryo jambo yahise akora ku mutima avuga ati MDS ku mutima. Abaturage bamwakiriza basubiramo siroga y'ishyaka rya MDS bagira bati amahoro, ubukire n'icyerekezo cyiza, cyangwa se peace, prosperity and vision. Ubwo muri uwo mwanya abaturage batangiye guhabwa amajambo bavuga ibyifuzo byabo, abandi batanga ibitekerezo byabo, abandi bamuvuga imyato, abandi bamuvugira imivugo. Ariko kwa kundi amasaha abaze twaje kubasezeraho badashaka, tubabwira ko hari ahandi baturage mu tundi turere badutegereje. Nta byo gutinda twavuye twinjira mu modoka zitugezaho indege twayisize. Birumvikana Edina na Sheraries nk'abahanzi hamwe nabo bafatanije bo bari bagiye kare cyane bajya kuduharurira ikibuga. Bidatinze twageze ku ndege tuyinjiramo ihita ihaguruka, bidatinze twageze ku kandi karere dusanga Edina na Sheraries basarishije cyane. Tunezezwa no kubona nabo baturage babereye n'imyambaro iranga ishyaka ryacu rya Metrobet Dignity and Prosperity Party, akaba ari ishyaka riharanira agaciro n'icyubahiro bya Metrobet. Ayo mabara akaba ari umweru usobanura amahoro n'umutekano ku bene gihugu, icyatsi gisobanura uburumbuke n'imibereho myiza y'abaturage, hamwe n'ubururu burimo inyenyeri buranga intumbero n'icyizere cy'ahazaza heza turangamiye. Naho muri ako karere gahunda igenda neza. Dukomereza mu kandi karere. Uwo munsi ushira tumaze kuzenguruka uturere 4, noneho umunsi ukurikiyeho tuzenguruka mu turere 5. Turangiza duhita twerekeza i Modini, naho tuhamara iminsi 2. By'umwihariko ho twahakiriwe n'intsinzi y'abantu benshi bari baje kwihera ijisho abantu bahuriye mu buzima bugoye i Modini, hamwe n'abahafite inkomoko baje kuvamo ibyamamare. Ubwo ndavuga mama wanjye Nora Montana na Arikimo Makabe bafite inkomoko mu murwa mukuru wa Tekowa, ariko bakisanga i Modini kubw'ibihe bikomeye. Nkavuga Adurise Makabe nanjye tuvuka i Modini tukaza kuvamo ibyamamare. I Modini naho twahamaze iminsi 2, nyuma dukomereza mu ntara ya Rimota, mu ntara Adera, Rodrigue, Vira, Salome, Mia na Owen bizemo. Naho tuhamara iminsi 2 dukomereza iya bisi kavukire ya Adera na murumuna we Diera. Naho tuhamara iminsi 2 ducumbika muri Latifa Hotel. Tuvayo dukomereza mu ntara ihana imbibi na karitsiye nyogokuruza Rozari Imogeni yaratuyemo. Dusoreza mu murwa mukuru wa Tekowa. Uturere twaho two tutuzengurukamo iminsi 3 kubera uburyo noneho twahaga abaturage umwanya munini cyane. Gahunda zo kwiyamamaza ku bakandida 2 bahanganye zaje kurangira. Dutegereza iminsi barirwa ku kiganza kimwe ngo twitabire amatora nyirizina. Ubwo dutangira kugenda tubara iminsi kugeza umunsi nyirizina w'itora ugeze. Tubyuka kare twitegura ngo tuze kubera abandi urugero. Ubwo niko uko turi mu tugari dutandukanye twahamagaranaga tubazanya aho tugeze kujya gutora. Kuri twebwe tubarizwa muri Max Asha Hotel twamaze kwitegura. Twinjira mu modoka kuva kuri njyewe, Adera, Nora Montana, Dogiteri Montana, Dogiteri Arisha Angelo, Laisa na Denila, aho biteganijwe abatuye mu midugudu igize akagari tubarizwamo batorera muri Harmony University. Bidatinze twagezeyo dusanga imirongo y'abaje gutora. Havayo abashinzwe gukurikirana igikorwa cy'amatora batwakira nk'abandi bose mu kutubaza umudugudu dutoreramo. Tubabwira bawutwereka dusanga imirongo 2 natwe dutonda nk'abandi. Kureba ku wundi mudugudu tubona Stimera n'umugabo we Rodrigue batonze umurongo. Mu kanya gato tubona Marume Nowa na Chancellor we bavuyeyo batwereka ko barangije gutora. Kureba inyuma yacu tubona havuyeyo Henry, Reyaha, Dogiteri William na Jessica nabo baje gutora. Ubwo kubera uburyo umurongo wari muremure cyane twawumazeho iminota 30. Mu bo twavanye mu rugo Nora Montana abari utubimburira. Hakurikiraho umugabo we Dogiteri Montana,
hakurikiraho ninjira mu cyumba cy'itora nerekana ibyangombwa byanjye ngo barebe niba bambona ku rutonde rw'itora. Bambonaho bahita bavivura, banyereka aho nkomereza, bansobanurira icyo cyumba ngiye kwinjiramo. Nsangamo touch screen iriho amafoto abiri, imwe iriho umukandida wa MDS Metropolitan Dignity and Sovereignty Party n'ikirangantego cy'ishyaka ariko umutima, hariho umutima, n'indi foto y'umukandida wa MNS Metropolitan Nationalist Spirit rirangwa n'ikirangantego cy'ibiganza bibiri bifatanye. Bityo icyo ndi bukore ni ugukoza igikumwe ku kirangantego cy'ishyaka ntoye. Harahita haza ubutumwa bumvuga mu izina ryanjye n'izina ry'umukandida ntoye. Hakurikiraho kuza ku ifoto mfite ku irangamuntu yanjye ihita izimirira mu ifoto y'umukandida nk'ikimenyetso cy'uko ijwi ryanjye rimaze kubarwa. Ikirenze ibyo biraba birangiye ku buryo ntashobora kongera gukozaho igikumwe, kubera ko sisiteme ihita ikwereka ko wamaze gutora, ahubwo igahita yohereza umwirondoro wawe nk'umuntu washakaga kuzana uburiganya mu matora maze ugatangira gukurikiranwa. Ubwo bamaze kumpa amabwiriza ninjira mu cyumba nisanzemo ndi jyenyine. Nsangamo touch screen iriho ifoto nziza ya mama wanjye Nora n'ifoto ya Castro. Nuko nkanda ku kirangantego cy'umutima. Ako kanya mbona haje ubutumwa bambwira ngo wowe Neko Asha gutora umukandida wa MDS Nora Montana bigenze neza. Ako kanya mbona hahise haza ifoto mfite ku irangamuntu yanjye ihita izimirira mu ifoto ya Nora Montana nk'umukandida ntoya, nk'ikimenyetso cy'uko iryo jwi ryanjye rimaze kwibara. Nuko nsohoka nibaza uburyo igikumwe cyanjye gituma imyirondoro yanjye yose ihita igaragara. Mba nibutse ko mu gihe twagiye kwifotoza ngo badukorere amarangamuntu bamaraga kudufotora bakatwereka aho dutsindagiza igikumwe ubundi tukabona gusinya. Ubwo mu gusohoka muri icyo cyumba cy'itora nahuye na Adela avayo. Nkomereza hanze aho nasanze Nora Montana na Dogiteri Montana, Noah na Chancellor we baganira n'abandi baturage bamaze gutora. Njyewe mpitamo kujya guhagarara ku ruhande. Adela avayo ansanga aho mpagaze, ambaza uburyo nta kimenyetso kigaragaza ko twatoye turimo gusohokana. Musubiza ko cyashyirwagaho kera tugitorera ku mpapuro kugira ngo umuntu adasubira gutora indi nshuro. None ubu sisitemu ubwayo niyo yakwitamariza ku buryo nta n'amahirwe ashobora kuguha yo gutora ubwa kabiri. Adela ahita ambwira uburyo ikoranabuhanga ari ryiza cyane, kubera ko ubu buryo turimo gutoramo bukuyeho burundu bwa buriganya bwose bubera mu matora. Mpita musubiza ko mama wanjye Nora nk'umuntu wabaye hakurya y'amazi magari igihe kirekire yakopeye iryo koranabuhanga bakoresha mu matora, ku buryo hakurya y'amazi magari nta mvururu zishobora kuvukayo ngo hari uwibwa amajwi cyangwa ko hari uburiganya bwabayemo nk'uko mu bihugu byo ku mugabane wacu amatora akurikirwa n'intambara, imyivumbagatanyo n'imyigaragambyo. Ariko ubu uri butsindwe amatora nta rwitwazo araba afite rwo guteza imvururu. Njye na Adela tukirimo kuganira kuri ayo matora, abo twazanye bose bavuyeyo barangije gutora. Dufata gahunda yo kuvaho tukajya gutegereza ibiva mu matora biza gutangazwa ku mugaragaro saa 11 kubera ko aribwo sisiteme ihita yifunga, ihita itangaza amajwi inerekana ikigereranyo cy'uburyo buri mukandida yagiye atorwa kuva ku rwego rw'umudugudu, akagari, umurenge, akarere n'intara n'igihugu cyose muri rusange cyo kimwe n'abatuye hanze y'igihugu. Ubwo twavuye twinjira mu modoka, tuvayo tuvugana n'abantu bacu bo mu mpande zitandukanye, tubwirana uburyo amatora arimo kugenda neza nubwo tudakwiye kwirara. Ubwo twaje kwinjira muri Max Asha Hotel dusanga Maria na Dogiteri Orutega badutegerezanije igishika cyinshi cyane. Dukomezanya mu rugo dufungura abamakabe televiziyo, dukurikirana hamwe uko amatora arimo kugenda ku mpande zose z'igihugu. Kureba tubona hari site y'itora yavutsemo imvururu. Mu kureba dutungurwa no kubona izo mvururu zakuruwe na Castro wavugaga ko ibintu byo guterura kuri sisiteme bidakora neza kubera ko hari umuturage sisiteme yimye uburenganzira bwo gutora. Mu kubaza imyirondoro y'uwo muturage ngo barebe ikibazo gihari, basanga uwo muturage yazitiwe n'ubusembwa bwo kuba yarakatiwe n'inkiko. Bibaza uburyo yagiye gutora kandi urukiko rutaramuhanaguyeho icyaha, bityo ahubwo uwo muturage afatwe kubera ko muri dosiye ye basanze yarakatiwe n'inkiko igifungo cy'imyaka myinshi ku buryo ataba yarakirangije, dore ko nta n'umwaka urashira akatiwe, bityo ntabacike kubera ko asanzwe ashakishwa n'ubutabera. Ibyo twamaze kubibona gutyo twibaza impamvu batagaragaza amazina y'uwo muntu wagiye gutora akazitirwa no gusanga afite ubusembwa bwo kuba yarakatiwe n'inkiko. Mama wanjye Nora Montana adusubiza ko komisiyo y'amatora idafite uburenganzira bwo kwivanga mu bibazo by'inkiko mu buryo bwo gusigasira uburenganzira bw'umuturage utora.
ariyo mpamvu birinze no gushaka gufatira uwo muturage kuri site y'itora kubera ko byagaragara nabi mu maso y'abaturage no mu ruhando mpuzamahanga, bityo bahisemo kureka Castro aba ari we wigayisha ajya kuvuganira abanyabyaha ngo abakuremo amajwi, bityo ahubwo dukeneye guhamagara kuri aba Makabe televiziyo bakaduha amashusho arimo uwo muturage wabujijwe na systeme gutora. Ako kanya duhamagara Adurice Makabe nka chairman w'aba Makabe Hotel televiziyo n'ibitaro ngo abidusabire, adusubiza ko tureka kwirushya kubera ko nta wundi ari Bakidesi mwenyewe wasunikwaga mu kagare na Dorise, nubwo bombi bari bahisha amasura muri rinete za fime n'ingofero z'ibizuru. Ariko Adurice yabonye intambuko ya murumuna we Dorise arayimenya, naho Bakidesi we bamumenyeye ku kagare ke, ariko ayo mashusho bategetse ko batayasohora kugira ngo Dorise na Bakidesi batamenya ko twabavumbuye bagahunga, bityo ubu misiyo yo kubafata mu ibanga rikomeye bayihaye Berisha nk'umukuru uyoboye ubutasi bwa SRSS. Ubwo twirinze kubitindaho ahubwo nkurayo telefone mpamagara Afande Berisha mubaza icyo amaze kugeraho, ansubiza ko yohereje abatasi mu rugo rwa Castro ariko nta kimenyetso cy'uko ariyo Bakidesi na Dorise bari, gusa yashyizeho abo gukurikirana Castro mu ntambwe zose atera ngo azaba ari we ubageza kuri Bakidesi na Dorise, ariko ntacyo barageraho. Ibyo namaze kubyumva mbwira Berisha ko akomeza kugerageza, nagira amakuru amenya tumenyeshe, ariko kuri njye numvise uburyo barimo kubikoramo nsanga ntacyo baza kugeraho kubera ko abo bahiga nabo ni nk'inyaryenge, ntabwo bashobora gukora ikosa ryo gutuma hari uburyo bongera guhuriramo. Mpita mfata icyemezo ko ibyavuye mu matora bikimara gutangazwa mpita nitangirira umuhigo. Ubwo twagumye aho ngaho dusangira ibya saa sita, saa 9 z'igicamunsi hatangazwa amajwi y'agateganyo, tunezezwa no gusanga mama wanjye Nora imbere n'amajwi 77, mu gihe Castro wahoze ari minisitiri w'intebe yagwigiriranaga iyo hepfo n'amajwi 23. Gusa mu by'ukuri byo ntabwo byari bidutunguye na gatoya kubera ko ibyabereye mu kwiyamamaza byonyine ubwabyo byagaragazaga ko amatora azagenda, ku buryo n'ayo majwi 23 Castro afite ari menshi cyane, nawe ubwe akaba yarabizi ko atatsinda amatora, ahubwo muri we icyo yaharaniraga ni ugushaka kutugayisha no kuduteza abaturage, nk'uko mu kanya yari atangiye gusebya systeme yo gutoreraho, avuga ko yazanwe na mama wanjye Nora Montana akayemezamo ko bazajya bamutora bonyine ari bo izajya yakira ikabara amajwi yabo, naho abatamutoye ikazimiza ayo majwi. Ariko akaba yaje gutamazwa no kuba uwo systeme yangiye ari uko afite ubusembwa, banamubaza niba nawe yaretse kwitora agatora na Nora Montana, akaba ariyo mpamvu byakunze ko we systeme imwemerera gutora akabura icyo asubiza agasigara mwaragurika cyane. Muri ako kanya papa wanjye ari Kimu Makabe na mama wanjye Adurice Makabe bahise bahamagara mama wanjye Nora bamubwira za congratulations, banamubwira ko bari mu nzira baza kwifatanya natwe kwishimira intsinzi. Kuri ngiye mubyara wanjye Vira yampamagaye ambwira ko we na mama uwe Sanchi bari mu nzira baza kutureba, cyo kimwe na Principal Stenberg n'umugore we Abigail, Dogiteri William n'umugore we Jessica, nk'abantu babanye na Dogiteri Montana na Nora Ikentrone. Babwira Dogiteri Montana ko bari mu nzira baza kutureba. Saa 10 abaturutse muri aba Makabe televiziyo hotel n'ibitaro bari batugezeho, naho saa 10:50 Vira na mama we Sanchia, Principal Stenberg n'umugore we Abigail, Dogiteri William n'umugore we Jessica bari batugezeho. Saa 11 ibyavuye mu matora bitangazwa ku mugaragaro. Nora Montana atangazwa nk'uwatsinze amatora n'amajwi 83. Castro bari bahanganye agira amanota 17%. Iby'uburyo intara zagiye zirushanwa mu gutora Nora Montana byo ntabwo twabitinzeho, nubwo intara yarushije izindi mu gutora Nora Montana ari Modini n'amajwi 97. Iya nyuma ikaba umurwa mukuru wa Tekowa. Amajwi akimara gutangazwa aho hahise hagera radio na televiziyo by'igihugu hamwe n'abamakabe televiziyo, bamusaba kugira icyo abwira abaturage bamugiriye icyizere bakamutora, nuko yitsa umutima avuga ati ku iherezo utitaye kure wisanze uzererera, bizarangira ugarutse ku byo usanzwe uzi nk'umuntu cyangwa se nk'ukuri kudatsindwa, maze wibone aho ukwiye kuba. Inzira, umuhamagaro, uburambe, mbese buri ntambwe yose utera ni igice cy'urugendo rw'ubuzima wagenewe kubamo. Bisobanuye ko nta ntambwe zisubira inyuma zigomba kubaho ngo uri guhunga ibikwitambitse imbere, kubera ko gusubira inyuma uhunga bidashobora guhindura ibyahise wanyuzemo ngo ucike ibikwitambitse, nk'uko udashobora guhindura amateka, ahubwo byibuze ikibaho ni ukuyakosora mu gihe yabaye mabi no kuyavugurura
mu gihe yabaye meza, utegura ahazaza heza kurusha ahahise, bya bindi bavuga ko ibyiza biri imbere, nko kudushishikariza ko tugomba kubaka ahazaza heza ntiduheranwe n'ahahise tudashobora guhindura na gatoya, kubera ko uretse kuba hahise tuhuhubahira kuba hadufasha gusobanukirwa iyo tuva n'iyo tujya ku bw'amasomo akomeye n'uburambe butandukanye hadusigiye, ntabwo haba hakagombye kuduherana cyane ngo dutinye guhangana n'ibiri imbere yacu, kubera ko byibuze byo tuba dufite ububasha n'amahirwe yo guhangana nabyo kugeza tubitsinze, mu gihe twikuyemo ubwoba no kwishidikanyaho. Bityo mu buzima ntabwo wongera gutangira bundi bushya indi nshuro ngo uri gukosora amakosa, ahubwo ukomereza aho usanze ugerereje, niyo wakwisanga witambitswe n'imbogamizi zirenze ubushobozi bwawe. Bityo kuba inzira ukomeza ifunganye imbere y'amaso yawe kuri buri ntambwe uhisemo gutera, ntabwo uba ukwiye kureba inyuma usubiza ubwonko ku byarangiye kubera ko bigukerereza, ahubwo ufungura amaso ubudahumbya ugakanurira iyo nzira ifunganye ikwitambitse kugeza ifungutse, ukisanga aho ukwiye kuba, hatari uguheranwa n'ibyahise byamaze kugusiga ku buryo nta garuriro bifite. Rero uba ugomba gutera izo ntambwe mu rukundo, ugakomeza gufungura umutima niyo wakumva bidashoboka, kubera ko nta burenganzira ufite bwo kumanika amaboko utarashiramo umwuka nk'igisobanuro cy'uko mu gihe ugihumeka byose biba bigishoboka. Mu by'ukuri ibihe bikomeye bihora bidusigira amasomo akomeye, bihora bituzamura ku rundi rwego rutandukanye n'abo twahoze turi bo mu gihe cyangwa byaba bigoye cyane. Kandi gukura ntabwo byerekeye kuba umuziranenge, ahubwo ni ukwakira urugendo wisanzemo ukizera ko buri mbogamizi kuyobora aho usobanuye kuba. Bityo nta kintu na kimwe ku isi gifite ububasha n'ubushobozi bwo kuguca intege ngo wemere guheranwa n'ahahise hatanafite igaruriro. Ndabizi ko ubwoba no gushidikanya ari igice cy'urugendo mu nzira tunyuramo, ariko ntabwo bisobanuye urugendo turimo. Rero umurimo wa nyawo ushingira mu gutera intambwe igana imbere n'umurava mwinshi, kwizerera muri iyo nzira bikazigaragariza ku musaruro mwiza mu gihe nyacyo, maze usobanukirwe ko urimo kuba uwo usobanuye kuba we nk'igisobanuro cy'uko ari we wemerewe kuba we. Bityo umuntu akwiriye kurebera inyuma inshuro imwe ya nyuma, ntazigere yongera kurebayo iyindi nshuro na rimwe, kubera ko ibirimo kuba birenze kure ibidushishikaje n'ibyo twita ibidashoboka. Rero ibi ndabivuga nk'umuntu ufite uburambe bw'ahahise hagoye hatigeze hanyemerera no gutekereza ko nakwisanga nteye iyi ntambwe yo kuzamuka kuri uru rwego rurerure rwo kwitwa umukuru w'igihugu. Nanone ibi ndabivuga nk'uburyo bwo kubasaba ko twirengagiza ibihe bigoye igihugu cyacu cyanyuzemo mu bihe byahise, tukishimira iyi nsinzi nka bene b'igihugu ba Metrobeti, kubera ko iyi nsinzi isobanuye icyizere cy'ahazaza heza hagiye kurangwa n'amahoro n'umutekano kuri twese nka bene gihugu, uburumbuke n'imibereho myiza ku baturage, intumbero n'icyizere cy'ahazaza heza twese turangamiye. Ibyo byose bikazazamura agaciro n'icyubahiro bya Metrobeti tubikesha kwimenyera ibyo dukeneye tukabyihesha ntawe twishingikirijeho cyangwa ngo tugire uwo duhanga amaso. Rero munyemerere mfate uwo mwanya nshimire mwese mwangiriye icyizere, mbizeza ko ntazigera ngitatira mu kubatenguha nka babandi bamara igihe cyo kwiyamamaza babizeza ibitangaza nk'ibyo babagezagaho n'ibyo bazabazanira, ariko mwamara kubashyira ku butegetsi bakabamburana duke mwari mufite. Rwose ntabwo nzamera nka Bihehe cyangwa ikirura kiyamamariza kuyobora ishyamba imbere y'intama kiziziza ko nizigitora kizahita gihinduka indyabyatsi nkazo kikareka kurya inyama, ariko zamara kugitora kikaziconcomera. Murakoze cyane. Amahoro, ubukire, intumbero y'ahazaza heza bizakomeze biturange. Nora Montana yamaze kuvugira iryo jambo apepera muri kamera ahita afata ku mutima, nuko abanyamakuru bamushimira bahita badusezeraho, maze twebwe nk'abasigayeho tubazanye niba atari umwanya w'ikirori cyo kwishemera intsinzi. Ariko Nora Montana avuga ko ibyo birori bikorwa na babandi n'ubundi bagiye ku butegetsi ku bw'inyungu zabo bwite bazakuramo, ariko we agiyeho nk'umugaragu w'abaturage, bityo icyo agomba gukora ni ugufata umwanya wo gutekereza ku nshingano nshya atangiye, naho ibyo gukora ibirori byo wenda byazakorwa yifatanya n'abaturage nyuma yo kurahira. Gusa ibyo yari atubwiye ntabwo twabyitayeho, kubera ko Adela na Angelo nk'abayobozi bakuru ba Max Asha Hotel bahise badutumira mu cyumba cya VIP. Twinjiramo dusanga ibinyobwa by'amoko menshi bidutegereje. Tumaze kwicara, Adela, Angelo na Edina batuzengurukamo batubaza ibyo dufata.
nuko dusangira tuganira, ari nako Alikimu Makabe, Adurise Makabe, Sanchia, Britney na Maria bagenda baha Presidente Nora Montana ibitekerezo bitandukanye. Habaho no gufata amajambo yari yiganjemo kudushimirira uruhare rukomeye twagize n'ubwitange twagaragaje ngo ibi tubashe kubigeraho. Maze mu masaha y'ijoro abaje baturuka hanze ya Max Asha Hotel batangira kudusezeraho. Bose bamaze kugenda natwe dutaha mu rugo. Presidente Nora Montana tubwira ko ejo tugomba kwimukira muri Presidence Ice House, agahita atangira inshingano ze byeruye adategereje igihe azarahirira. Ibyo ntabwo twabitinzeho, twaragiye turaryama. Mu gitondo tubyuka dupakira ibikoresho nkenerwa twerekeza ku ngoro igenewe perezida. Twakirwa na Raisa wari uhugiye gutanga amabwiriza y'uburyo bashyira ibintu ku murongo. Ntabyo gutinda twinjiye muri iyo nyubako y'igitangaza. Nibuka uburyo twayinjiyemo bwa mbere tuje gutabara ubuzima bwa perezida wa Yope Sharitirande, Minisitiri w'Intebe Castro na Chairman w'Abamakabe Hotel Televiziyo n'ibitaro ariwe Tony Makabe. Ku kagambane ka Bakidesi warafatanije na Meritey Oshea na Brahimey Oshea bashyizeho Roziski papa wa Adera nk'umwicanyi, aribwo Adera yaje kwirasira papa we atabara urukundo rwe ari rwo ngewe, tukaza kuhacika nyuma y'urugamba rukomeye cyane. Aho kuri Ice House tukaba twahaherukaga nanone tuje guhirika ubutegetsi bwa General Harisi, aribwo Shariton Oshea na Vira bamuturitsanye na General Edmonde. Ubwo ngewe Dogiteri Arisha na Angelo nk'abana ba Presidente w'igihugu batweretse ibyumba byacu, batibagiwe na Adera ariko we avuga ko afite icumbi muri Max Asha Hotel nka General Manager. Raisa nawe bashatse kumuha icyumba nk'umunyamabanga wa Presidente, aha kanavuga ko n'ubundi mu minsi iri imbere agomba gushinga urugo rwe. Twamaze gushyira ibintu ku murongo kureba mbona Adera atameze neza, mbese bigaragara ko adatuje na gatoya, nuko ndamufata mujyana mu cyumba cyanjye. Tugeze ku gitanda twirambikaho turebana, nuko mubaza ikibazo agize, nsubiza ko yinjiye muri iyo nyubako akibuka uburyo yiyambuye papa we, ku buryo umutima wongeye kumucira urubanza kubwo kuba akomeje kubika iryo banga. Ahisha mama we Liberata ko ari we wamwiciye umugabo, akanahisha murumuna we Diera na musaza we Aristide ko ari we wabiciye papa. Ngiye mukomeza mubwira ko nta kosa afite, kubera ko kubivuga ari byo byaba bibi, kubera ko batangira kumubona mu yindi shusho batitaye ko yarwanyaga ikibi. Mbonye atabyumva ndamwiyegereza maze ndamufumbata ntangira kumuguyaguya. Dusigara imitima ariyo yiganirira mu kuyitsa buri kanya kugeza twisanze duhana udusukari. Twumvise dutangiye kwinjira mu bihe bidasanzwe, turarekurana twiseguranaho kubw'ibyo twari twisanzemo nta n'akanya twari twamara muri iyo ngoro. Nuko dufata gahunda yo gusohoka mu cyumba tugasanga abandi. Tugeze aho abandi bari duhita twakira abashyitsi ba mbere muri urwo rugo rushya, aribo Alikimu Makabe, Adurise Makabe, Beritoni Makabe, Sherariyes na Salome. Nyuma aho hagera Marume Noah, Chancellor we, Suwerena, Sironina na Rotheni. Bitatinze hagira Sanchia na Vira basindagije nyogokuruza Rosari Imogeni, bakaba bari kumwe na Shariton Oshea, Edina, Rajeworina, Mawombi na Mia, Omela, Enzo Kararike na Deyina. Bidatinze hagira na Dogiteri William, Jessica, Henry, Reya na Rohani. Nyuma hagira Principal Stenberg, Abigail, Hodari na Horiane. Nyuma hagira Liberata, Diera, Magiderina, Travis na Rahabu. Nyuma na Britney ahagera ari kumwe na Deborah Makabe. Abo bashyitsi twari twakiriye twafashe umwanya wo kubazimanira neza, dukomeza kuganira, ari nako mama wanjye Nora yakira ubutumwa buturutse ku bakuru b'ibihugu by'isi yose bamubwira za congratulations nyinshi. Bigeze ku mugoroba abashyitsi batangira kwisuganya ngo batahe, ariko nyogokuruza Rosari Imogene ahita yitanguranwa avuga ko akeneye abuzukuruza be bakuru akagira ibyo atuganizaho nk'umurage agiye kudusigira, mbere yuko asanga abasokuruza abashyiriye ibyishimo by'uko igihugu cyasubiye mu maboko y'abagishinze. Ubwo abo buzukuruza be yavugaga ni Vira, njyewe, Angelo, Dogiteri Arisha na Shariton Oshea. Nuko njyewe na Vira tuvayo turamusindagiza twerekeza mu busitani. Tubugezemo tumwicaza ku ntebe y'intambike, maze njyewe na Vira tumushyira hagati, naho Angelo, Dogiteri Arisha na Shariton Oshea batwicara imbere duteganye. Nuko nyogokuruza Rosari Imogeni yitsa umutima tubwira ko nyuma y'imyaka myinshi atinya kwivuga uwo ari we wanyawe nk'umuntu wari umaze imyaka myinshi mu bwihisho, uyu niwo mwanya wo gutinyuka kuvuga uwo ari we, akaboneraho kuduha misiyo yo kujya gushaka amaherezo y'uwendaga kumubera muramukazi we kuri musaza we Asha Imogeni, akaba mubyara w'umukunzi we Romani Makabe, kubera ko kwisanga umwuzukuru we Nora yisubije ubutaka yakuriyemo
akanisubiza ubutegetsi umuryango akomokamo wahoranye ntacyo akikanga ukundi, bivuze ko n'ubwihisho yari amazemo imyaka n'imyaniko agiye kubuvamo yigaragariza isi yose yari yaramuburiye irengero. Ibyo mu kubyumva twagiye mu rujijo twibaza uburyo nyogokuruza Rozali Imogeni yakuriye muri urwo rugo, n'uburyo umwuzukuru we Nora yisubije ubutegetsi umuryango we wari warambuwe, maze mu kumubaza uburyo yakuriye muri urwo rugo ahita atubwira ko agiye kwirekura, akatubwira izina rya papa we rihita rituma dusobanukirwa ibyo avuga byose byo kuba umwuzukuru we Nora yisubije ubutegetsi bw'umuryango we bari barambuwe n'abakoloni. Maze mu matsiko menshi cyane tumubwira ko arimo kudutindira, nawe abonye amatsiko dufite ahita yerura atubwira izina rya papa we adaciye ku ruhande. Mu kumara kumva iryo zina rya papa we na musaza we Asha Imogeni ryahise rituma dukubita agatima kuri Ayeri Crespo na nyirakuruza Berisima, sekuru Crespo na mama we Putera Arista, nko kuvumbura ko burya bafitanye isano natwe. Iryo zina rya papa wa nyogokuruza Rozali Imogeni twari twumvise rigatuma twisanga dukubisa agatima kuri Ayeri Crespo nta rindi.